ugasanga umuntu mu materaniro yigize nka marayika, ariko yapfa gusohoka amateraniro arangiye wamusanga hanze ugasanga n'undi muntu kandi akijijwe. Niho navuze hari ijambo nimba wibuka nigeze kuvuga rivuga ngo ahubwo iyo confusion iterwa no kudakizwa. Jewe niko mbyumva, iyo ni confusion yo iterwa no kudakizwa, kuko uwakijijwe agakiza akamubera ubuzima, kandi ubwo buzima rero si ubuzima bwo mu materaniro, ni ubuzima bukomeza. Yewe uri no mu murima, uri no muri office yawe ukoreramo, uri mu modoka ugenda, sinzi kunyumva, ni ubuzima, kuko ubuzima bw'umuntu mu murimo arabujana hariho hose. Ubwo twakije ubuntu bwabonekeye kugira ngo budukize ibyaha, ngo dukomeze tubiramiremo kugira ngo umuntu bukomeze bugwire. Never. Aravuga ngo ntibikabeho. Aravuga ngo twege twakijije ibyaha ni gute kandi twakongera kubiramiramo, twakongera kubigenderamo. Hoya, iyo niyo confusion abantu bagize. Ahubwo ubuntu bwo muri Kristo Yesu, ubuntu bw'Imana buduhindukira imbaraga zo kwirinda gukora ibyaha. Imbaraga, uranyumva? Kuko agakiza ubutumwa bwiza. Yego Paulo yandikiye ab'Itesalonike, wowe unzanye muri Bibiliya. Paulo yandikiye ab'Itesalonike ba mbere, igice cya mbere umurongo wa 5 aravuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntibwaje gusa ari amagambo uko tubusoma muri Bibiliya gutya word amagambo, ariko ngo bwaje ngo ari imbaraga. Uranyumva neza? Ndetse ngo ni umwuka wera. None ni ukuvuga ngo izo mbaraga zo mu butumwa bwiza bwa Kristo nizo zidushoboza kudakomeza kandi kugendera mu byaha, ahubwo bizaje kudukiza ibyaha. Ako kandi uvuze ko kubombora, reka nkubwire, kubombora si icyaha. Ndaza kukivuga. Kubombora, ndatekereza ko umuhungu ubombora abenshi babombora kubera kubura ubushobozi bwo kuzakora iriya ceremony y'ubukwe. None se mu muhagarikira iki kandi atari? Reka ndanda kugusubiza. Tubahaye ikaze kandi twongeye kandi kubaramutsa ndetse n'abandi tubiriza abakunzi bacu ba Ambassadors YAACU TV badukurikirana buri munsi. Dukomeje kandi kubazirikana tubazanira abatumirwa muri wa mwanya mwiza w'ibiganiro musanzwe mukunda muri benshi. Kuri uno munsi rero turi kumwe n'umushumba n'umukozi w'Imana, araza kwivuga, hari abamuzi ariko hari n'abandi bagiye kumumenya. Rero twagiriwe umugisha wo kumwakira hano muri Ambassadors YAACU TV, tukaba tugiye kuba twaganira mu mwanya utari muto cyangwa se utari na munini cyane, mu mwanya utari bubarambire. Rero tubahaye ikaze kuko ibyo tugiye kuba twaganira ni ibintu byiza cyane bibareba abenshi. Turabizi ko tuganira abenshi cyane n'abantu bamenye Imana cyangwa se bakijijwe cyane. Ngira ngo ni n'abakijijwe pourcentage z'abantu badukurikirana cyane ashobora kuba ari muri ico gice nyine nari mvuze. Rero ndatinze mu magambo cyane, reka tumwakire atangire yibwira abadukurikiye hano kuri Ambassadors YAACU TV. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, murakoze, natwe turabashimiye kuba mwifuje ko twaganira, ariko reka tubanze twivuge. Nitwa Rev.Samuel Mataratara Sebantu. Aya niyo mazina yanjye kuko mwari mubivuze ngo tubanze twibwire abadukurikiye. Aya niyo mazina yanjye, korera umurimo w'Imana mu itorero rya Grace Tabernacle. Nitwe tuyoboye muri iki gihe hano Kayole mu gace ka Nyamavira. Murakoze cyane. Urakoze cyane rero Revera, turagushimiye kandi ni by'agaciro kwakira muri Ambassadors YAACU TV. N'ubwa mbere ngira ngo tugiye kuba twaganira, ariko turabyishimiye cyane. Rero tuguhaye ikaze muri kino kiganiro, ubwo tugiye kuba kubaza byinshi ndetse nawe udusangiza byinshi.
kubifitiye inyungu abakristo, dore ko aribo ushumbye nyine, ariko navuga tugiye rero kuba twaganira ku myitwarire ikwiye umukristo. Murumvamo byinshi, muraza kungukamo byinshi, ndetse namwe muratanga ibitekerezo aho hasi muri komanteri ku byagiye bivugwa cyangwa se ku bitekerezo byanyu. Aho hasi muri komanteri muze kwandikamo uko mubyumva namwe. Pasiteri, wenda twatangira tukubaza, ese umuntu akirizwa hehe? Mbere y'uko twinjira no mu bindi, umuntu akirizwa hehe? Murakoze cyane Ambassadors YAACU TV ku bw'iki kiganiro mwifuje ko twaganira namwe. Ikibazo ubajije kivuga ngo umuntu akirizwa he, ni ikibazo kigazutse. Ni ikibazo kigazutse mu bijanye naho umuntu akirizwa. Umuntu akirizwa hariho hose yaba ari. Umuntu ntakirizwa gusa mu rusengero, umuntu akirizwa aho ariho hose yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Kuko ikibazo mwari mubajije kivuga ngo imyitwarire myiza y'umukristo, ni ukuvuga ngo umukristo ni umuntu wakiriye Kristo, ni umuntu wakijijwe. Uwo niwo twita umukristo. Ni umuntu wakiriye ubuzima bwa Kristo muri we, noneho akaba umukristo, akaba umuntu ukijijwe. Aho gukirizwa n'aho ariho hose. Umuntu ntakirizwa gusa mu rusengero, umuntu akirizwa aho ariho hose yumvise ijambo ry'Imana, akaryizera, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umuntu akirizwa aho ariho hose. Umuntu ntakirizwa gusa mu rusengero. Urakoze cyane. Rero twari tugize icyo kibazo kibanze gisobanura mbese nk'ikiganiro cyose tugiye kuba twaganiraho. Rero kuba dukurikiye, dukomeze tubane namwe, twumve byinshi ku myitwarire ikwiye umukristo. Mu by'ukuri pasiteri, wenda kugira tunaganire n'icyo kintu, nuko abantu nyine haba harimo confusion hari ijambo riza rikunda gukoreshwa ngo ubuzima busanzwe n'ubuzima bwa gikristo. Ese iryo jambo ryo warivuga hiki ku mukristo? Urakoze cyane. Ijambo warubajije rivuga ngo ku mukristo ubuzima busanzwe n'ubuzima bwa gikristo. Ku mukristo ubivuze neza, uravuze ngo ku mukristo. Kugira ngo uje kucyumva neza, reka se nuhereye nk'inyuma ho gato. Ijambo rya mbere ni ukwibaza ngo umukristo ninde? Ubukristo ni iki? Ubundi mbere y'uko umuntu aba umukristo aba yari umupagani, reka mvuge gutyo, niyo terime nziza. Ariko iyo umuntu abaye umukristo, ni ukuvuga ngo ntaba agikomeje kuba umupagani, aba abaye umukristo. Kandi ntibishoboka yuko waba umukristo ngo ube n'umupagani. Ibyo ntibyakunda. Ni ukuvuga umukristo ni umukristo, umupagani ni umupagani. Rero ibijanye n'ubuzima, nkuko wavuze ko abantu benshi bagenda bagira confusion, wenda umuntu akaba yagira ukuntu agaragara mu ikanisa, akagira n'ukuntu agaragara hanze, wenda ni nkaho wise mu buzima busanzwe, nimba nabyumvise neza. Ku mukristo ibyo ntibibaho, kuko turakomeza dukoresha iryo jambo ry'umukristo, niko numva ariyo kiganiro cyacu gishimikiye cyane. Ubukristo si umwambaro wambara ugiye kuja mu ikanisa ngo nusohoka mu ikanisa uwambure.
nigeze kumva umuntu ngo wasekeje ngo yaravuze ngo avuganye na mugenzi we akamurakaza ngo aravuga ngo ubukristo ngo yobana akabwambura akaburambika ahantu hanyuma agakemura cya kibazo akongera kandi akaza akabutora akabwambara. Ariko ndumva atari byo, ntabwo ari byo. Ubukristo si ikintu wambara ugeze ahantu runaka ngo nuhava uwongera ucyambare, ahubwo ubukristo ku mukristo ni ubuzima, ni ubuzima bwe, ni ubuzima, nibyo bimugize, ni ubuzima bwe bumugize adashobora kwambura bitewe na circumstance runaka, bitewe n'ahari ngo yongera aze kubwambara mu kandi kanya. Ntibyakunda kuko ni ubuzima, ni ikintu umuntu adatandukana nacyo. Sinzi kunyumvise, kuko ari ubuzima, ni ikintu udashobora gutandukana nacyo. Rero nk'uko wari bivuze, hari abantu bashobora kugira confusion akaba yakwitwara ukuntu mu ikanisa, mu materaniro, mu rusengero, ariko yagera hanze hajya uvuga ngo mu buzima busanzwe ugasanga yitwaye ukundi kuntu. Ku mukristo rero ibyo ntibibaho, ahubwo hashobora kuba ahubwo hari confusion, ahubwo nshobora gutekereza yuko umuntu aba ataraba umukristo, aba atarakizwa. Umuntu uvuga ngo nshobora kwitwara gutya mu rusengero, ariko ninsohoka muri iriya nzu abantu bahuriramo bagiye gusenga nongere mbu wundi muntu, nshobora gutekereza muri nje, imyumvire yanjye nuko nje numva ubukristo uwo muntu ahubwo aba atarakizwa. Kuko ubukristo si ikintu, ni ubuzima, ni ubuzima bwa Kristo mu muntu wakijijwe. Urakoze cyane. Wenda ukiri aho ngaho byantera kukubaza cyane cyane, wenda iyo nk'iyo hari umuntu witabye Imana turi kumuhamya kandi ahamirizwa navuga mu itorero, kubera ko mbyita itorero kubera ko haba hari abashumba. Buriya ahantu hose hari abashumba, aho ho bikanisa. Uwo muntu rero muzamuvuga ngo mu buzima tugiye kuvuga ubuzima bwa gikristo, yarabatijwe, yatanze sadaka, yatanze inka mu ikanisa, mukavuga noneho hakaza kuba kandi gace ngo mu buzima busanzwe yari umuntu ubana n'abandi neza, yagabiye abantu, yatunze abantu. Ese bitandukaniye hehe? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Wa mugani hari ijambo wigeze kuvuga rivuga ngo confusion cyangwa se kwitiranya. Iyo ngereka nshinga kuri cyo kintu bavuze cy'ubuhamya, buriya ubukristo nabivuze ni umuntu wakiriye Kristo. Bibiliya ije itubwira ngo umwuka wacu aje ahamanya n'umwuka w'Imana yuko turi abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo umukristo azi ko ari umukristo, kandi n'Imana izi abakristo abaribo, kandi Imana izi n'abita ngo ni abakristo ataribo. Yewe uretse n'Imana ubwayo, n'umuntu we ku giti cye ashobora kwita umukristo mu bantu, ariko muri we umutima w'umuhamiriza ko atari umukristo, kuko ubuzima bwa Kristo nyine ntibukorera muri we. Ijambo rishingiye ku buhamya wari uvuze, buriya buhamya abantu bajya batanga, buriya buhamya ntibwajana umuntu mu ijuru. Oya, ikiza kijana umuntu mu ijuru nuko yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we, akamwizera. Hari igihe abantu bashobora guhamya umuntu icyo atari cyo mu buryo bwombi. Hari igihe twebwe nk'abantu dushobora kwita umuntu ko ari umukristo atari we, ariko hari n'igihe dushobora kwita umuntu ko ari umupagani ari umukristo. Iyo ni imyumvire y'abantu. Ariko nk'ijambo warubajije rivuga ngo nose buriya buhamya nk'iyo umuntu yitavye Imana, abantu bakavuga ngo mu buzima busanzwe, ngarutse kuri rya jambo, bakabitandukanya. Ubuzima busanzwe ukuntu yitwaraga, yego biriya bavuga ngo ubuzima busanzwe, nje uko mbyumva ni muri za mbuto bijya yamariraga abantu hano hanze muri society.
none se ubwo singuciye mu ijambo ubwo nje ndumva ko bidakwiye gutandukana nimba ari umukristo bamuhamya nk'umukristo bavuga ngo mu buzima nyine bwiwe nibashaka babwita ubusanzwe bwose nubwo mu ikanisa kuko kubwita ko busanzwe ntibimukura ko umukristo bavuge ngo yafashije abantu yakoze ibi n'ibi yatanze sadaka ibyo byose babibumbira kuko wari umaze kutubwira ko umukristo ari uwakiriye Kristo akamugendana akamutunga muri we akamubera ubuzima donc nta gutandukanya ubukristo n'ubuzima bwiwe kuki abantu babitandukanya impamvu abantu babitandukanya ni muri ya myumvire n'ubundi urabona iyo bavuga ngo ubuzima busanzwe buriya nicyo twita mu gifaransa ni vie sociale imibanire n'abandi bantu niho nakubwiye ngo iyo si ubukristo bwo nicyo ngiye kukubwira kuko iriya iyo twita vie sociale imibanire mu buzima busanzwe imibanire n'abandi bantu umuntu ashobora kuba abana n'abandi bantu neza hano hanze ariko atari umukristo sinzi kubyumvise yes umuntu ashobora kuba abana n'abandi bantu hano hanze okay hari terime nziza dukunda gukoresha mu muco wacu wa kinyamurenge bakavuga ngo uriya muntu ni imfura uranyumvise ngo ni imfura azi kubana n'abandi bantu ntuzi ko ibyo bibaho ibyo bibaho ariko iryo jambo kuba imfura ntibisobanura ubukristo turaza kuganira ntibisobanura ko bavuze ko ari umukristo kuko ushobora kuba imfura ukaba inyangamugayo ariko utari umukristo yes kuko umukristo ni ukwakira Yesu Kristo ushobora kuba inyangamugayo rwose uribuka ko ijambo ry'Imana rivuga muri Bibiliya riravuga ngo abera bo mu isi nizo mfura Imana yishimira ni ukuvuga ngo bashaka guhamya umuntu hariya muri bwa buhamya bushingiye muri rya vie sociale akavuga ati umuntu yagabye inka nyinshi yasuraga abapfakazi yafashaga abatishoboye ariko ibyo ntibirerekana yuko yari umukristo kuko umukristo ni ukwakira Yesu Kristo ni ukumwizera nk'umwana w'Imana umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ubukristo nawe bushingiye noneho brese niyo mpamvu ngo buriya buhamya bashaka guhamya umuntu ibikorwa yagiye agaragaza mu buzima bwo hanze iyo mvugo hanze ni ubugaragara kuko ubukristo bundi ni mu muntu yego umukristo kuko afite umwuka w'Imana muri we yera imbuto imbuto nazo zikagaragara hanze izo mbuto rero wenda nizo twise wenda imyitwarire y'umukristo ni nkaho none se imfura umaze kutubwira ko imfura nyine ishobora kubana neza n'abantu igakora imirimo myiza hano igashimwa cyane ariko bitavuze yuko ari umukristo yego none se ngatubwire imirimo cyangwa se imyitwarire ikwiye umukristo noneho uretse imfura reka mbikubwire mu magambo make cyangwa menshi iyo dusoma muri Bibiliya tuhasanga imbuto z'umwuka Bibiliya ntibigaragaza se ariko ukuvuze ngo imyitwarire y'umukristo ni ukuvuga ngo umukristo ndasubira kuri rya jambo twahereyeho hari ijambo twavuze ngo hari ukuntu umuntu yitwara mu materaniro mu rusengero akitwara ukuntu kuko hano mu materaniro nta muntu ugaragaza ko ari umupagani abantu nyine baba bitwararika ukuntu bari imbere y'abantu benshi ariko buriya imyumvire yanjye inyereka yuko kuba imbere y'abantu gushaka kugaragara imbere y'abantu njye nta gaciro mbiha kuko kugaragara imbere y'abantu ntacyo bivuze cyane ahubwo reba uko ugaragara imbere y'Imana kuko na Bibiliya iravuga ngo niba dukorera ibintu imbere y'abantu kugira ngo dushimwe nabo burya ngo ingororano zacu tuba twazihawe nta zindi tuba tugitegereje ni ukuvuga ngo umukristo uko yitwara mu nzu y'Imana igihe muri mu materaniro igihe muri mu murimo w'Imana uko witwara ni ukuvuga ngo iyo myitwarire ni nayo igomba no kukuranga no mu gihe mutari mu ikanisa no mu gihe mutari mu materaniro sinzi kunyumvise kuko hano njyewe agaciro mbiha ni ukuntu umuntu ni ubusabane bw'umuntu n'Imana ye
ariko nk'uko wabivuze atese iyi confusion ibaho mu bantu umuntu ugasanga mu rusengero ni marayika. Okay, reka uramba gukoresha iryo jambo, ugasanga umuntu mu materaniro yigize nka marayika, ariko yapfa gusohoka amateraniro arangiye wamusanga hanze ugasanga n'undi muntu kandi akijijwe. Niho navuze hari ijambo nimba wibuka nigeze kuvuga rivuga ngo ahubwo iyo confusion iterwa no kudakizwa. Jewe niko mbyumva, iyo ni confusion yo iterwa no kudakizwa, kuko uwakijijwe agakiza akamubera ubuzima, kandi ubwo buzima rero si ubuzima bwo mu materaniro, ni ubuzima bukomeza. Yewe uri no mu murima, uri no muri ofisi yawe ukoreramo, uri mu modoka ugenda, sinzi kunyumva, ni ubuzima, kuko ubuzima bw'umuntu mu murimo arabujana ahariho hose. Ni ukuvuga ngo umukristu rero imyitwarire yewe igomba kuba ari imyitwarire myiza ahariho hose, apana mu rusengero. Oya ndetse gwize ngo urebe mu rusengero tuhaba gakeya kuruta uko tuba hanze y'urusengero. Yego ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe nitwe rusengero rw'Imana. Ese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera? Siko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko kandi ahangaha naho duhurira, naho duteranira kugira ngo tuhasangire impano Imana yaduhaye, tuhumvire ijambo ry'Imana, dusenga Imana, kuko na Bibiliya twemerera avuga ngo ntimukirengagiza guteranira hamwe, kuko abenshi babyibagiwe bigatuma barimbuka bakibagirwa. Ni ukuvuga ngo imyitwarire y'umukristu igomba kuba identique, igomba kuba yayindi ahantu hatandukanye, ahariho hose. Nza nuvuga ngo hari abantu bari mu kuvina muri Afurika bagera hanze kuko bageze ahandi hantu, ariko aho hantu naho bageze nibo bahageze, si bose kandi bo bande abakristu. Ni ukuvuga ngo nta hantu na hamwe hariho hashobora kutwambura bwa buzima bw'ubukristu, kuko ga nibwo buzima bwacu. Sinzi kunyumvisa. Birasobanutse neza cyane. N'abadukurikiye bakomeze bashiraho commentaire aho ngaho uko babyumva ubuzima bwa gikristo, umuntu nimba yarakijijwe uko akwiye kumera cyangwa se kwitwara, naho akwiye nyine kubera umukristo. Pastor amaze kutubwira yuko ari ahantu hose, n'umwambaro n'ikintu, n'ubuzima, umwambaro buri uzo wiyambura, ariko n'ubuzima tubuzima. Urakoze cyane. Urakoze cyane rero Revera. Nk'umushumba rero n'ubundi reka dukomeze tuganire kuri ya myitwarire nyine y'abakristo cyangwa se mu buzima bwa gikristo nyine. Hari ikintu nifuje kukuba nakubaza, iyo hari umukristo ugaragaweho imyitwarire itari myiza, azahagarikwa mu ikanisa, kandi Bibiliya zivuga ngo igifunzwe cyangwa igifunzwe mu isi no mu ijuru kiba gifunzwe, kandi mwahawe ubudahangarwa n'ubushobozi n'ububasha n'Imana hano mu isi. Ni ukuvuga ngo icyo muziritse kiba kiziritswe nyine. Ese wa muntu iyo mumuhagaritse, tuvuge wenda birabaye nyine yitabye Imana kandi yarafunzwe, bigenda gute? Njyewe uko mbyumva mu myizerere yanjye, nuko ijambo ry'Imana naryakiriye, waravuze ikintu cyo guhagarika umuntu wagaragaho ni ikosa. Buriya Bibiliya irabivuga, iyo umuntu yakoze amakosa aragendererwa, ihana akababarirwa, izo mbabazi akazihabwa. Wenda ukiri aho ngaho reka ntanga urugero rumwe rwa, sinzi ko abo bantu baza bagendererwa. Nk'umuntu ubomboye ngira ngo ntazagendererwa, azahita ahagarikwa direct. Ako kandi uvuze ko kubombora, reka nkubwire, kubombora si icyaha, ndaza kukivuga.
kubombora, ndatekereza ko umuhungu ubombora abenshi babombora kubera kubura ubushobozi bwo kuzakora iriya seremoni y'ubukwe. None se mu muhagarikira iki kandi atari reka ndaza kugusubiza twebwe nk'abashumba tuba dukeneye kandi ni byiza n'ababombora, kuko nimba Bibiliya ivuga ngo abashumba, wabivuze, hari ubushobozi Imana yaduhaye, abasizwe amavuta hari ubushobozi baba barahawe. Ni ukuvuga iyo mubona duhesha abana bacu umugisha bakoze ubukwe hano, ni ukuvuga ngo urya mugisha abashumba bahesha, ujya mugisha barawubona, kuko ni byiza, kuko baheshejwe umugisha n'abakozi b'Imana. Nayo ijambo tuba dukenera ngo abana bakora ibirori, bakora ubukwe. Iyo bakoze ubukwe banezeza imiryango, bakanezeza n'itorero. Nawe ukunde kuba mu makwe urabibona. Ariko kurya kubahagarika ni discipline y'itorero. Ni discipline y'itorero. Discipline sinzi kuyumva. Mu buhe buryo se kandi batakoze icyaha? Buretse ni discipline y'itorero, kuko uko biri kose ubwiza bw'ibintu burarutana. Kubombora hagiye kubaho icyo twita leseyale, ubure kwishyura ukizana kw'abahungu n'abakobwa, uko biri kose si byiza. Sinzi nubwo nawe ukibaza urabona ko atari byiza. Icyiza cyane ni ubukwe. Iriya ni discipline tuba dushaka ngo abana bayumve, bakora amakwe, kuko ubukwe ni bwiza kuruta kumwizanira kwa kundi babazana. Ijambo rya mbere tuzona ko iyo umwana bomboye n'ababyeyi bazababara. None se nimba ukoze ikintu kikababaza ababyeyi, wowe se muri wowe bumva ko ari cyiza? Oya, unsubize. Nimba umubyeyi yababajwe n'icyo wakoze, icyo kintu urumva wowe ko ari cyiza? Si cyiza. N'ubu navuze ngo si icyaha. Ntabwo ari icyaha rwose. Icyaha ni ugusambana, uranyumva? Icyaha ni ugusambana, icyaha ni ukwiba, icyaha ni ukuroga, icyaha kiruta ibindi, icyaha kitanababarirwa ni icyaha cyo kutizera Umwami Yesu. Icyaha ntikiza kibabarirwa. Oya, nticyora kibabarirwa. Kuko ese nyine wenda icyo cyaha gikorwa gute cyo kutizera Yesu Kristo? None se umuntu wese utizeye Yesu Kristo ni umunyabyaha. Nicyo cyaha. Umuntu wese utizeye Yesu Kristo aracyari mu byaha, kandi ni ukuvuga ngo nimba natamwizera azarinda apfa akiri mu byaha. Ni ukuvuga ngo icyo cyaha, kubabarirwa kw'icyaha ni ukukiba mukizera Umwami Yesu. Icyaha cyo kutizera ni icyaha kitababarirwa, ni icyaha cyicisha. Ngira ngo abadukurikiye benshi basobanukiwe icyo kintu, kandi ndahamya yuko hariho nyine abatacumvaga neza, bibazaga si icyo cyaha ni igiki cyo kutizera. Ni icyaha kitababarirwa rwose. Kutizera tukubabarirwa. Ariko iyo wizeye ibyaha byose wakoze, iyo wakiriye Umwami Yesu urabibabarirwa. Ariko uhisemo kutizera ubuzima bwawe bwose, icyaha nticyobabarirwa. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntibishoboka yuko utizera azabona Imana, azabona ubwami, ntibyo ukunda. Wenda ukiri aho ngaho, iyo mumaze kudisipurina ababomboye nk'abashumba b'amatorero, ni uruhe ruhare rwanyu ku bandi basigaye batarahanwa? Mubabwira, mubakangurira iki, cyangwa se mubafasirita iki kugira ngo ntibakabombore? Ndabizi ko usenga, ukunda kuba mu materaniro kenshi. Iyo bariya twahagaritse iriya minsi nk'ingahe yo kugira ngo ibe nka discipline abandi babirebereho, iyo baje hano kugira ngo bikure muri ka kantu, umushumba uhagaze hano azavuga ati nyamuneka, nimba ufite umufiyanse mujye mukora amakwe. Turabivuga hano ku gatuti buri gihe. Udafite bwa bushobozi bwo gukora ubukwe, udafite ubushobozi bwo gukora ubukwe, reka mbikubwire. Buriya icyo twita mariage ni ukuvuga ngo iyo abantu babiri bagiye gusezeranira kubana ubuzima bwabo bwose, kuko ijambo ry'Imana ribivuga, iyo niyo mariage. Buriya hariho mariage, hakaba na seremoni nyine y'ubukwe. Urumva? Kuko mariage niyo abantu babiri, ni umuhungu n'umukobwa, niyo se marié, niyo bagiye guhura ngo bazabane ubuzima bwabo bwose. Ariko iyo wari abantu benshi baje, buriya baba baje mu birori, ni muri seremoni, baje muri seremoni. Urumva neza? Ayo magambo aratandukanyije. Mariage ni ya babiri,
ariko iriya seremoni ni y'abenshi cyangwa se bakeya. Hari akabazo warubajije kavuga none se umuhungu yisanze adafite ubwo bushobozi byagenda gute? Ndagaruka kuri rya jambo none ko birakorwa cyane, natwe ubwacu turabikora. Iyo umusore asanze adafite ubushobozi ashobora guhamagara abantu bake bo muri famiye y'umukobwa, abantu bake muri famiye yiwe, nubwo bobe abantu 10 twigeze kubasezeranya ari abantu batageze n'10, mukiyoruganiza mukicara ahantu mugahamagara abashumba, abashumba bakaza bakabahesha umugisha. Ni ukuvuga ngo iriya seremoni ntabwo si ngombwa ngo abantu benshi. Yego abantu benshi ni beza, nta kibazo kirimo, ariko si ngombwa ngo baba abantu benshi. Icy'ingenzi ni iki? Ni mariage y'abantu babiri, ariko biciye mu iriya nzira nziza yo guheshwa umugisha n'abashumba bakabasezeranya. Ni ukuvuga umuhungu udafite ubushobozi yabikora muri ubwo buryo, hagahamagara abashumba bakabasezeranya, nubwo hoba mu rugo. Tufeke kuvuga hano mu rusengero ngo abantu be, nubwo hoba mu rugo, mukicara ahantu mu rugo mugahamagara abo bantu ba famiye bakeya muri famiye zombi, abashumba bakabasezeranya. Ubukwe buba bubaye, seremoni y'ubukwe bibaye na mariage ibibaye. Sinzi uko nyumvise. Birumvikana, ndetse rero n'abari bateganaga kubombora babireke, kuko kubombora ntabwo nabishigikira rwose, ntabwo nabishigikira, ntabwo ari byiza. Kadukomeze twiganirire n'ubundi kuri ya myitwarire ikwiye umukristo. Wenda nkubaze, ni gute umukristo akwiye kubana n'umushumba wiwe? Ni na gute umushumba akwiye kubana n'abakristo? Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza. Warubajije ngo ese ni gute umukristo akwiye kubana n'umushumba? Yes, barakoze cyane. Buriya aho naho abantu baje bahagiraho confusion. Reka mpere ku mushumba, uburyo umushumba agomba kubana n'umukristo, hanyuma tuza kugaruka ku kivuga ngo umukristo yobana n'umushumba we gute. Confusion n'imvuzi baho hantu. Hari abashumba benshi baje baba nk'intare imbere y'abakristo. Sinzi iyo terme. Hari abashumba benshi baba bashaka ko abakristo nyine bagenda uruhungi, babatinya. Hari ugutinya hakaba no kubahwa. Buriya umushumba ni umukozi ukorera bareba Kristo, ni umukozi. Ni ukuvuga ngo kuko ari umukozi yakagombye kuba ari umuntu wegerwa n'umukristo uwo ari we wese umukeneye, ntatinywe, akubahwa ariko ntatinywe, ntatera ubwoba. Sinzi uko nyumvise. Buriya gutera ubwoba nicyo bisobanura kubahwa. Ushobora guca bugufi ukubahwa kuruta wa wundi utera ubwoba abantu. Ni ukuvuga umushumba rero agomba kuba umuntu usabana n'abakristo ayoboye, kugira ngo za ntama ayoboye zimwisanzureho. Nugize ikibazo akeneye inama y'umushumba, yumve yuko amusanga nta kibazo. Ariko kuvuga ngo umukristo agira ikibazo atinye kuza kukibwira umushumba, iyo si imyitwarire myiza y'umushumba. Muri make umushumba nuko yakagombye kwitwara imbere y'abakristo, umuntu uca bugufi, usabana. Ariko cyane cyane umushumba agomba kuba ari umuntu ufite icyo agaburira intama, kugira ngo intama zitazasonza. Umwungeri mwiza amenya intama ze, urumva. Rero uburyo umushumba agomba kubana n'abakristo be muri make reka mvuge gutyo. Umukristo nawe rero uburyo agomba kubana n'umushumba we, agomba kumwubaha, agomba kumukunda. Ariko n'umushumba nawe agomba gukunda intama ze. Ntabwo uragira umukumbi utawukunze urawukenesha, wakicwa n'umukeno. Umukeno sinzi wowe uracari muto, umukumbi wakicwa n'umukeno. Ariko iyo ukunze umukumbi, iyo ukunze ubushyo uyoboye, umenya n'ibyo bwa bushyo bukene, ubamenyera urwuri rwiza. Rero umukristo nawe
agomba gukunda umushumba we. Buriya biragatsindwa ntibikabeho umukristo kutiyumvamo umushumbye. Buriya sintekere wa mukristo azahorana umutekano muke ya minsi yose azaba muri rya torero. Sinzi kunyumvise. Azahorana amahoro make iminsi yose azaba muri rya torero. Ariko iyo umukristo akunze umushumba we agubwa neza, agira amahoro, umushumba yavuze aramwumva, umushumba rwose niko bimera. Ni ukuvuga ngo umukristo wese agomba gukunda umushumba we umushumbye. Ni nako ijambo ry'Imana ritubwira ngo dukundane. Buri imbuto y'urukundo ni ikintu gikomeye cyane, ni imbuto nziza cyane. Rero umukristo agomba kwisanzura ku mushumba we, ntamutinye, akamwubaha ariko ntamutinye. N'umushumba agomba kumenya ko ari umukozi. Umushumba ni umukozi, si umuntu wo kubyimba. Hari abashumba benshi baza ukabona nyine nubwo yaba afite ibiro 50 ariko ugasanga ukuntu agenda ukagira ngo afite nk'ibiro 80. Oya, umushumba agomba guca bugufi. Ese nyine ko so gusuzugurwa. Yego, mukunda no gukoresha ijambo ngo abakozi haragiye gusengerwa abakozi. Kwita abakozi ntibaba bagiye kwicara. Urumva? Reka ngurugero gusa rutoya. Kubu ngubu ngewe nigeze gutangaza ko nzaza nirirwa hano buri wa kane. Ni urugero ngiye gutanga rutoya. Ni ukuvuga impamvu ndakwirirwa hano, ndi umukozi utagomba kubura ku kivi. Ni ukuvuga umuntu wese nshaka ambone, sinigira umuntu utaboneka. Hari abantu benshi bazabigira abantu bataboneka kandi wenda badafite n'ibibafashe byinshi. Ni ukuvuga ni ugukora. Titwahamagariwe kwicara, tugomba gukora. Gukora kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, gukora kugira ngo umurimo w'Imana ubundi umushumba wese yakomeje ko ari umuntu usoma Bibiliya cyane. Reka turi mu by'umwuka cyane kuko tuvuga hejuru y'itorero. Umushumba yakomeje ko ari umuntu usoma Bibiliya cyane. Usoma Bibiliya cyane kuko muri Bibiliya harimo amagambo bajya bazajya bamugana, azajya abafasha n'ayababwira. Sindi kunyumvise. Ni ukuri turi abakozi. Usibye ko birije vuga ngo icyo tuzakora cyose muri tumango tuvuga yuko ngo turabakozi y'imburamumaro. Abakozi y'imburamumaro no kuvuga ngo sitwe ibyo dukora sitwe, ni Imana idukoresha. Uranyumvise neza? Urakoze cyane. Hari akantu komojeho kandi koko mbona katari henshi mu matorero yacu. Wenda muri aya matorero yandi y'Abanyakenya, umupasiteri wabo cyangwa umubishop haba umunsi uzwi yirirwa muri office. Umuntu wese umukeneye akamenya ngo kuwa kabiri ndaja kwa bishop, kuwa gatatu, nuko bitewe n'iminsi babatangarijeho. Ariko uwo munsi ukaba uhari. Ariko ugasanga mu matorero yacu abenshi ntibagira uwo munsi uhamye. Nimba ukeneye pastor uramuhamagara ati wenda nsanga ku ikanisa cyangwa nsanga mu rugo. Kandi hari hakwiye kuba iyo gahunda ihamye kiri muri cya kintu nyine wari uvuze cyo gusabana n'abakristo ndetse no kumenya intama. Icyo kintu cyo wakivuga iki? Urakoze cyane. Mu by'ukuri icyo uvuze ni ukuri. Ni byiza ko umushumba uyoboye umukumbi yagira umwanya, yego nawe abafite izindi zashugura nawe zishobora kumufata mu bundi buryo, ariko umushumba yakagubije kubura umunsi wo kwirirwa ku rusengero kugira ngo abakristo bamukenera. Umukristo wumva akeneye ko yamushaka ubufasha n'ubujyanama amubone. Niyo mpamvu ndanivuga nti twebwe hano twarabitangaje hano yuko buri wa kane saa 4 mba ndi hano, wenda kweza nko masaa 8 saa 9. Kandi koko iyo nahiriwe harabaza, harabahansanga kuko bazi iyo gahunda, harabahansanga tukaganira kandi mu ibiganiro byiza, ukabona bya biganiro muganiriye hari icyo bimumariye, hari icyo bimufashije. Ariko kandi ndagira ngo mbwire nanone abakristo benshi bazaba wenda bashaka kugaya nk'abashumba ngo ntibaza bagera mu mago yabo. Biragoye mwene data kugera mu rugo rwa buri muntu, ntabwo byabyoroshe. Uwo mwanya uragoye. Kuko reka ngurugera nk'iri torero ryacu dufite abantu benshi. Kuvuga ngo uzagere mu rugo rwa buri muntu ntago biragoye, ntibyabyoroshe rwose. Ariko we kuko wirirwa hano
kandi uwo munsi bawuzi. Biroroshye yo kugira ngo baze bagusange hano muganire umwanya wari wo wose. Umwanya yakumva abohose yaza, kuko umunsi baba bawuzi n'amasaha baba yazi. Rero ndumva ari byiza umushumba kuba hari umunsi afite wo kuba ku rusengero kugira ngo aganirize abakristo, ndumva ari byiza cyane. Urakoze cyane rero ku badukurikiye, dukomeze tubane, murumva ko ikiganiro kimeze neza, hari byinshi muri kungukamo. Pasiteri, kandi nkubaze, turacyari kuri cya kintu n'ubundi cy'imyitwarire ikwiye umukristu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aribwo bumaze kumenyekana cyane nk'ubuntu muri kino gihe, bavuga ngo abanyabuntu. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu navuga ngo bwahinduye imyitwarire. Kuri iyi myitwarire twaza tuvuga n'ubundi y'abantu y'abakristo, bitewe n'uko hari bamwe wenda uraza no kubidusobanurira nyine, bivugwa yuko nyine ko bababariwe byose, Yesu Kristo yamaze byose, noneho ya myitwarire twahoze tuvuga yose bigatuma isa naho nyine itagaragara neza, kubera ko bagendera muri iryo zina ngo twarababariwe byose. Urakoze cyane mwene data. Ndatekereza ko hari ya confusion twagiye tuvuga iri mu bintu byinshi. Abantu bagiye bagira confusion mu bintu bitandukanye cyane. Ubuntu bw'Imana ntibumenyekanye none, kandi dusangwe kuva kera. Twebwe tutarabaho, bakirijwe tutarabaho. Hari abantu bakirijwe tutarabaho, kamuvuga nk'iri iwacu, aho abantu bavukiye n'aho bakuriye. Hari indirimbo twagiye turirimba nyinshi zivuga hejuru y'ubuntu bw'Imana. Muri Bibiliya hari aha tugenda dusoma hajanye n'ubuntu bw'Imana. Ariko nk'uko bivuze muri iki gihe, iryo jambo ko riravugwa kandi rikagira ubusobanuro wenda butari bwo mu myumvire y'abantu, ariko kandi uko babuvuga kose, ubuntu bw'Imana bwo bukomeza kuba ubuntu bw'Imana, kandi n'umurimo bwakoze ukomeza kuba wa wundi, ntagishobora guhindura ubwo buntu bw'Imana. Abantu bashobora kuvuga uko butari, yego. Reka nkubwire, ubundi iyo tuvuga ubuntu bw'Imana tuvuga Kristo bwe, kuko Kristo ni impano y'ubuntu twahawe n'Imana. Ntaco twahaye Imana kugira ngo iduhe Kristo. Uranyumvise? Ntaco twahaye Imana kugira ngo iduhe agakiza, kandi ako gakiza rakabonerwa muri Kristo. Ntaco twongoreye Imana ngo tubwire Imana ngo Mana dukunde, kuko nubwo turi abanyabyaha dukunda. Ibyo byavuye ku gushaka kw'Imana, n'urukundo rw'Imana. Rero abantu bashobora kuvuga ubuntu bw'Imana uko butari, abo sinshobora, nta n'umuntu n'umwe wabashigikira. Reka mvuga aya magambo. Igitambo Yesu Kristo cyaje gukuraho biriya bitambo bindi byose. Uracabona se batamba amasekurume, uracabona hari inka zitambo n'inuma n'ibindi? Oya, biriya bitambo Yesu Kristo nk'igitambo gishitse, kandi cyaje mu gihe gikwiriye, mu gihe cyagenwe n'Imana, yaje gukuraho ibyaha. Kuri bande? Hari abantu bazabahagarariraho gusa, ariko abababariwe, abo Yesu Kristo yaje kugira abakiranutsi bari abanyabyaha, n'abemeye kumwakira, n'abamwizeye. Abo nibo bashoboye kubenefisha, nibo bashoboye kwakira iyo mpano. Uranyumvise neza? Aho icyatumye Yesu Kristo aza kugira ngo tubabarire ibyaha, nose yaba yaraje kugira ngo tubabarire ibyaha, akongera akaza kugira ngo dukomeze dukore ibyaha? Tubavuze ngo turaganira. Yego.
Bibiliya iravuga ngo ese nubwo ubuntu bwabonetse muri Tito ijambo y'Imana iravuga ngo ubuntu buzanira abantu bose agakiza kibya gukizwa mu byaha. Uranyumvise neza? Nimba ubuntu bwaraje butuzaniye agakiza, ubuntu bw'Imana butuzanira gukizwa ibyaha, none se bwakongera kandi bukabidusubizamo? Niyo confusion nakubwiye ihari. Yego, ariko hari ababikora bavuga ngo byara Yesu ku musaraba byose yarabirangije, kandi biyita abakiriye ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Hari abo tumaze kuganira ndahamanya nabo. Yesu Kristo yatambwe rimwe risa kuzageza iteka ryose, tazongera gutambwa igitambo cy'ibyaha. Yabikoze rimwe muri Kristo Yesu, nta cyaha kibamo muri Kristo Yesu. Uranyumva? Ni ukuvuga abakiriye Yesu Kristo nibo bababariwe ibyaha. Uranyumvise neza? Aho hari Jean Paul yanditse neza mu Baroma muri ibice 6 bereye ku murongo wa 1 ukamanuka, reba ngo none ubwo ubuntu bwabonekeye kugira ngo budukize ibyaha, ngo dukomeze tubiramiremo kugira ngo ubuntu bukomeze bugwire. Never. Aravuga ngo ntibikabeho. Aravuga ngo twege twakijije ibyaha, ni gute kandi twakongera kubiramiramo, twakongera kubigenderamo? Hoya, iyo niyo confusion abantu bagize. Ahubwo ubuntu bwo muri Kristo Yesu, ubuntu bw'Imana buduhindukira imbaraga zo kwirinda gukora ibyaha. Imbaraga. Uranyumva? Kuko agakiza ubutumwa bwiza. Yego, Paulo yandikiye ab'Itesalonike, wowe ugahunzanya muri Bibiliya. Paulo yandikiye ab'Itesalonike ba mbere, igice cya mbere umurongo wa 5 aravuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntibwaje gusa ari amagambo uko tusoma muri Bibiliya gutya, word, amagambo, ariko ngo bwaje ngo ari imbaraga. Uranyumva neza? Ndetse ngo ni umwuka wera. None ni ukuvuga ngo izo mbaraga zo mu butumwa bwiza bwa Kristo nizo zidushoboza kudakomeza kandi kugendera mu byaha, ahubwo bizaje kudukiza ibyaha. Revera, aho nakuramo ijambo rivuga ngo hari abihisha mu buntu badakijijwe. Ahubwo abo bavuga ubuntu bw'Imana uko butari, nimba babaho reyelemo. Uranyumvise neza? Nimba babaho barashaka ikibafasha, barashaka nk'ahantu bo kuhisha kugira ngo babone uko bakora ibyaha. Ariko uko bashaka ko bakomeza gukora ibyaha, abo ntibarakakira ubuntu bwa Kristo. Kuko ubuntu bwa Kristo bwo ni imbaraga idushoboza kudakora ibyaha. Uranyumvise? Ni imbaraga zidutandukanya n'icyaha, ariko gakiza. Uranyumvise neza? Mu gakiza ni ukuvuga ni ukukurwa mu byaha none ukaba umukiranutsi. None se nimba twarakuwe mu byaha kubw'iyo mpano y'ubuntu y'Imana, aricyo gitambo Yesu Kristo umwana w'Imana, nimba caradukuye mu byaha, turongera kandi tuba imbata z'ibyaha? Ntibishoboka. Nimba tuvuga ngo turabakristo ariko tukigendera mu byaha, ntiturabakristo, turacyari imbata z'ibyaha. Yes, turacyari imbata z'ibyaha. Urakoze cyane. Rero nje aho ngaho nsa n'usobanuka, ariko turi kumwe n'abandi bahaba dukurikirana. N'undi wifuza kuba hari ikindi kintu yabaza cyangwa se yatwandikira yuko twogarura pasiteri kuri iyi topiki kijanye n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, bitewe nuko mwumvise abisobanuye ku bantu bamwe na bamwe benshi bari bafite ama confusion nyine kuri ico kintu. Aho ngaho nimba hari abitwaza ubuntu bw'Imana, abitwaza ijambo ubuntu, kandi kuko ubuntu bwaba ari ubuntu bw'Imana, nimba hari abitwaza ijambo rivuga ubuntu kugira ngo babone uko bakora ibyaha, abo ntibaragasobanukirwa n'ubuntu bw'Imana. Ahubwo ni ubuntu batekereza muri minds zabo, ariko ubuntu bw'Imana ntibarakabumenya. Urakoze cyane, birasobanutse. Rero mukomeze mutwandikira aho hasi ku byo mwaba mwifuza yuko kandi twamugaruraho tuganira nawe. Reka rero tuganire tugana no ku musozo w'ikiganiro Ciza tumaze kugirana. Kubaza nyine nk'umushumba, navuga turabakristo, mbese n'abari kukureba benshi nyine twavuga turabakristo. Reka twibarize rero umushumba wacu,
mu murimo wo kuba umushumba ni ibihe byishimo by'umushumba? Ibyishimo bya mbere by'umushumba ni agakiza. Ibyishimo bya mbere by'umushumba ni umushumba wakiriye agakiza. Ibyo ni ibyishimo bya mbere, kandi ni ibyishimo by'iteka, abitari ku mushumba gusa no ku uwakijijwe ari we wese. Ibyo ni byo byishimo bya mbere. Ibyishimo bigira kabiri by'umushumba ni ukubona umukumbi ayoboye, umukumbi ashumbye, ugaragaza ako gakiza. Sinzi kunyumva. Ni ukubona umukumbi ayoboye umeze neza. Kumera neza mvuga si uburyo bw'inyuma, umeze neza mu buryo bw'umwuka, kandi biragaragara kuko birije vuga ngo ibiri imbere biza bigaragara n'inyuma. Ni ukuvuga rero ibyo ni ibyishimo by'umushumba. Wenda ikindi cya gatatu ni ukubona abanyabyaha, ahubwo nicyo cyakagombye kuba cy'ingenzi cyane, kubona abanyabyaha bava hanze. Iyo tuvuga hanze, si hanze hariya usohotse hariya. Iyo tuvuga hanze ni mu byaha. Iyo tubona abanyabyaha baza bagera mu nzu y'Imana, bumva ijambo ry'Imana bagakizwa, ibyo ni ibyishimo birengeye ibindi. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Reka tugana ku musozo, tugusaba wenda kugira icyo wavuga, wabwira abadukurikiye message yose, yaba ari yari muri iki kiganiro cyangwa se yari hanze y'ikiganiro, wumva wabwira. Aba bose ni abakristo mushumbye, ubwire icyo ubabwira. Murakoze cyane. Reka maze ngushimire kubw'uyu mwanya mwiza mwashimye ko twaganira. Mwakoze cyane nka Ambassadors TV cyangwa se Ambassadors YAACU TV, ndabashimiye cyane. Ijambo nasorezaho ndagira ngo mbwira abatwumva bose yuko ubukristo ni ubuzima bw'umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kandi ni ubuzima umuntu afite agenda n'ahariho hose. Ni ubuzima tutakwamburwa n'ahantu tugeze hadasanzwe cyangwa se hadasa n'ahandi twabaye. Ni ubuzima umuntu ahorana muri we. Ubwo nibwo bukristo, kandi tugomba kubiharanira. Ibisigaye rero nkaba nanjye mbashimiye ko mwashoboye kudukurikira. Imana ibaha umugisha, kandi mwene data nawe ndagushimiye cyane mu buryo bw'umwihariko. Imana ikugirire neza. Ibisigaye tugira amahoro y'Imana twese. Nuko murakoze cyane n'abari badukurikiye, muhorana amahoro y'Imana aho muherereye hose. Turabakunda.